Reka nanone nongere mbasuze kandi nawe nabaye ikaze mwe tuba tugenda dukomeza tubana umunsi ku munsi ntandi tuba tugenda tubana ni hano kuri keji aho tuba tugenda turebera amakuru menshi abagiye atandukanye. Icyo twiyemeje ni ukutabicisha irungu na gato. Uyu munsi noneho twigereye muri siporo, niho tugiye kuba twagenda tubana gatanu ku kandi. Ejo umunsi w'ejo byari ibyishimo ku bafana bamwe na bamwe ba Arsenal, aho abafana bateraniye hanze ya Emirates Stadium bari kwishimira igikombe cya Premier League Arsenal yaje kuba iri kwibikaho muri iyi minsi. Iki ni kimwe mu gikombe igiye kuba yabasha kuba yakibikaho igikombe cya 14 mu gihe hari hamaze hashize imyaka igera kuri 22 itageza imitwe y'intoki kuri iki gikombe. Ku munsi w'ejo akaba ari bo celebration yaje kuba yatangira bagenda bishimira iki gikombe bagiye kuba bagenda bakira, dore ko iki gikombe bagiye kuba bacyakira mu gihe Bournemouth yarije kuba yanganya na Man City igitego kimwe kuri kimwe, ikaba yaratakaje uyu mukino Man City, bigatuma Arsenal amanota yazamuka, akaba ariyo mpamvu igiye kuba yakegukana iki gikombe. Tugiye kuba tubinyuramo ku bwinshi cyane. Ejo perezida yaje kuba agira ubutumwa agenera Arsenal n'abafana bayo. Ushobora kuba uri kwibaza ngo ubwo butumwa ni ubuhe, turaza kubunyuramo tugende tureba message yaje kuba agenda abagenera. Ntabwo ari ibyo gusa, ntabwo ndi nyenyine muri iki kiganiro, ndi kumwe na bamwe muri bagenzi banjye bari buze kuba bagira icyo batubwira kuri match y'ejo, imvamutima zabo uburyo babyakiriye, dore ko iki gikombe kije gikenewe baragisengeye cyane badasiba gusenga, kuko imyaka 20 yarishize umwana wavutse muri za 2003 2004 uwo ni umusore cyane cyangwa ni inkumi. Niba yarakuze neza yararezwe neza, ndakumenyesha ko ubu ngo ashobora kuba yarabyaye yaranashatse ndetse afite n'umwana. Urumva rero cyagitegerejwe n'abantu benshi. Ejo rero kikaba cyaragiye kikaba gishuki vuba hategerejwe kuba hakina umukino umwe kugira kibe cyabashyikirizwa mu maboko, ariko uwo mukino bawutsinda batawutsinda igikombe n'ubundi igikombe kiracyari icyawo naho giteze kujya. Icyo ngusaba rero ni ukureba niba warakoze subscribe, niba utarayikora ukayikora, ubundi tukajya dukomeza kujya tugenda tubana umunsi ku munsi. Ntabwo nakomeza kwiharira ijambo, reka nakire bagenzi banjye babe bana basuhuza, ubundi dutangire iki kiganiro tunaziranye mubazi, ubundi dukomeze tubana gatanu ku kandi. Muhawe ikaze bataramu bagenzi banjye. Murakoze cyane. Nk'uko wari uri mu bivuga, ni ibyishimo cyane nkatwe nk'abafana ba Arsenal. Imitima yari ihagaze, ariko ubu ni ibyishimo byinshi cyane kuko twari tugitegereje igikombe igihe kinini cyane. Abafana urabizi twari dufite ubwoba, ariko twari turi gushungera nimugoroba ku ikipe ya Man City dutegereje ko itakaza kugira ngo tubone amahirwe yo kugitwara. Nkaho rero byarangiye igikombe rwose twagitwaye, umva turi mu byishimo cyane. Uriyumva ute nyuma y'uko iki gikombe mugiye kuba mwagitwara? Umukino umwe musigaje kandi niyo mwawukina, niyo mwawutakaza, mwawutsinda mutawutsinda igikombe kikibari mu ntoki. Uriyumva nkawe gute nk'umufana wa Arsenal kuri ubu ngubu? Urabizi nyine aba ari ibyishimo cyane, amarangamutima ni menshi nyine. Natwe nk'abafana twavutse Arsenal, kuva tuvutse ni igikombe Arsenal cya mbere igiye gutwara. Umve ngo twafanye Arsenal n'undi tutayizi itwara igikombe. Rero kuba yatwara iki gikombe ni ibyishimo bikomeye cyane, kuko tutari twarigeze twibona itwara igikombe kuva dutangiye kwifana. Urabyumva ni ibyishimo bikomeye cyane kabisa. Turishimye cyane. Ntabwo ari wowe wenyine kandi turi kumwe na mugenzi wawe, nawe ni umufana ukomeye cyane, akaba ari umusesenguzi nawe muri ibi bintu, akaba ari n'umwe mu bantu mu minsi iri imbere mugiye kujya mukurikira kuri iyi channel yacu kandi yanyu KGE. Nawe mu kanya akaba ari buze kuba ari umuntu member kuri iyi channel, akazajya agenda abagezeho ibintu bigiye bitandukanye, yaba muri showbiz cyangwa muri siporo. Nawe mugiye kujya muba muri kumwe cyane. Reka nawe tumuhe ikaze abe yababwira ukuntu yiyumvishije nyuma yo kumva aya makuru n'uburyo akundamiye ikipe.
network zishobora kuba zitari kudukundira, ariko nitwongera kumufatisha ku murongo araza kugira bimwe mu byo yagenda adutangariza. Turakomeza tugerageze tumufatishe ko network ziri kuba zigenda nabi ukuntu. Reka dukomeze tuganire n'uyu mugenzi wacu. Ikibazo nifuza kuba namubaza nk'umufana wa Arsenal, uriyumva gute nyuma y'iyi ntsinzi? Nk'ubutumwa Perezida Paul Kagame nubwo tutarabusoma yaje kuba yabagenera, kumva nk'umukuru w'igihugu agenera ubutumwa ikipe n'abafana, mwumva bimeze gute? Mwiyumva gute iyo mubonye nk'ubutumwa nk'ubu? Ni ibyishimo nyine nawe urabyumva, ni ishema ku gihugu cyacu kuba cyarahisemo gukorana n'ikipe ya Arsenal muri Visit Rwanda, mbere yuko n'amasezerano yarageze ku musozo. Arsenal iradushimishije cyane rwose, iduha igikombe, ni ibyishimo cyane. Rero n'umukuru w'igihugu wacu His Excellence Paul Kagame turamukunda cyane, kandi ni umubyeyi wacu, ntabwo yabura kwishimira intsinzi nk'umufana mukuru wa Arsenal, ariko n'imikoranire y'igihugu cyacu hamwe na Arsenal nayo urumva ni ibyishimo biba bigeretse ku bindi, nyine ni ishema ry'igihugu, urumva ni ibyishimo bigeretse ku bindi kabisa, ntabwo twabura kubyishimira. Turabyishimira nkatwe nk'abafana ba Arsenal, ariko n'igihugu cyakoze deal nziza cyane, ni ibyo gushima, dushima umukuru wacu w'igihugu, turamukunda cyane kabisa. Yego. Nkawe wakuze ufana Arsenal kuva watangira kuyifana kuva 2004 ukiyimenya, cyangwa na mbere yaho waravutse warayumvaga iyi kipe n'ubwa mbere ibashije kuba yatwara iki gikombe mu myaka 22, bitewe n'ukuntu wabibonaga? Ubundi abantu benshi bavuga ati njyewe ndayifana igihe kikagira n'umutima ukanja nkumva nayivaho, ariko bikanga nkayinambaho. Wumvaga iki gihe kizagira igikombe mukaba mwacyegukana bitewe n'imyaka yarishize iki gikombe mutagikozaho imitwe y'intoki? Ubundi gufana ni umutima, arabizi nyine. Iyo ikintu gikunda, iyo kitari mu bihe byiza birakubabaza nyine. Natwe nk'abafana ba Arsenal byabaga bitubabaje, harimo n'abahetazi bavuga ngo ntituzagitwara. Abo bose turi kubishima hejuru, urumva ni ibintu biba bitoroshye nyine gufana, ibintu by'amarangamutima, rimwe na rimwe urababaruka ntunarye, umutima ukadiye iyo match bari gukina, ariko iyo resulta zibonetse ari nziza aba ari ibyishimo bigeretse ku bindi, nawe urabyumva. Natwe twatangiye kuyifana tuyizi, mbese ibikombe yatwaye mbere ntabwo twari tutaravuka, urumva twayifanye, twaravutse twisanga tuyikunda, abakunzi bayo. Mbese iki gikombe ni igikombe cya mbere mu myaka 22, urumva iyo myaka ni myinshi abantu bategereje, ni imyaka myinshi cyane, ariko gufana nta gucika intege, turayikunda. Mbese Arsenal ni ku mutima, yatwara ibikombe itatwara ibikombe tuba twarayiyemeje kuyifana, nubwo biba bitoroshye nyine, ariko turayifana kabisa, kandi yakoze ibintu bikomeye cyane, umva turi mu byishimo kabisa. Ni nk'iki kuri ubu ushobora kuba wabwira nka bamwe mu bafana ba Man City bari biteze ko iki gikombe aribo bazacyegukana? Abahetazi baturwanyaga buri munsi, hatwara match yacu bazaga kudushungera, ariko ikipe yakoze ibikomeye, yakoze ibishoboka byose, igaragaza ko ikwiriye iki gikombe. Abafana ba City bihangane, umva wihangane rwose, igikombe twari tugikeneye kandi twari tukinyotewe kabisa. Hari bumwe mu butumwa nyakubahwa perezida yaje kuba agenera Arsenal, aravuga ati aza kuba nyine yishimira Arsenal FC intsinzi yaje kuba yegukana iki gikombe cya shampiyona y'Ubwongereza, yaje kuba yegukana mu mwaka 2025-2026. Umukuru w'igihugu usanzwe ari umufana w'imena wa Arsenal FC yavuze ko iki gikombe cya 14 yegukanye cyari gikwiye nyuma y'umwaka w'imikino utoroshye Arsenal yaje kuba yakina, dore ko hari byinshi byagiye bihutaza, ariko ikomeza gutumbera ku ntego yayo, ikaba yaje kuba yacyegukana. Nk'amagambo nk'aya yo namwe muyumvishije bitewe n'ibihe mwagizemo, ni iki mwiyumvamo ku bwanyu nkawe?
ni ibyishimo nyine nk'uko nabikubwiye, ni ibyishimo kumva umuyobozi wacu w'igihugu cyacu avuga amagambo nk'ayo. Ni ibyishimo biba bigeretse ku bindi. Reka yego, uyu nguyu ni umukuru w'igihugu cyacu, ni umubyeyi wacu, urumva ni ibyishimo. Mbese ubundi nta kintu warenza ku magambo y'umukuru w'igihugu, ni intsinzi aba yishimiye, nawe yishimiye intsinzi nk'uko natwe abafana twayishimiye. Ariko nk'umukuru w'igihugu nyine yagombaga kugenera ubutumwa ikipe nk'umufana wayo, kandi nk'uko ifitanye imikoranire n'igihugu cyacu, urumva ntabwo yari kubura kuyigenera ubutumwa. Yageneye ubutumwa nk'umufana, ariko n'igihugu muri rusange, nk'uko Visit Rwanda yari iri Emirates rwose abantu bayibona. Ni ibyishimo biba bikomeye cyane kabisa, no gupresentinga u Rwanda. Umukuru w'igihugu nta kintu adakora, turamukunda cyane, kuko iyo ugeze ahantu hose ukumva umukuru w'igihugu baba bamuvuga, bamuzi, ni umunyabigwi, kandi umva nta kintu namuvugaho. ni umubyeyi wacu, turamukunda cyane, ariko twishimiye igikombe rwose. Twebwe nk'abafana ba Arsenal turishimye cyane. Yego yego, mu gutangira wabigarutseho uravuga ngo aya masezerano nubwo ari kugenda agana ku musozo, yego nibyo ari kugenda agana ku musozo, ariko bitewe n'ibyishimo Arsenal yaje kuba yabongerera. Twagiye tubona bamwe mu bayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagerageza kuba barwanya amasezerano akaba yagenda aseswa, ariko ntiyasesejwe, yakomeje gukomeza. Ariko nubwo yaragiye kuba yagera ku musozo, ni nk'iki wasaba RDB n'ubundi igira uruhare mu mikoranire na Arsenal? Ni iki wayisaba nyuma y'ibyishimo Arsenal yaje kuba yabaha? Mwifuza gute ko aya masezerano yakomeza gukora cyangwa yahagarara? N'ubundi amasezerano iyo ageze ku musozo, biba bivuze ko bashobora kumvikana bakavugurura amasezerano mashya, cyangwa bagasozanya bakajya mu bindi. RDB ni urwego rw'igihugu, rukuriwe n'abayobozi batekereza. babaye bumvikanye na Arsenal bakongera amasezerano n'imikoranire, byaba ari ibyishimo. Ariko ntekereza ko batazakomezanya, kuko iyi kipe cyangwa RDB yatangaje ko amasezerano ageze ku musozo. Biba bivuze ko batazakomezanya, kuko iyo baba bazakomezanya bagira negosiyasiyo, bakumvikana, bakavugura amasezerano. Ariko amasezerano yageze ku musozo n'ubundi azarangira muri izi mpera z'ukwa gatandatu, bivuze ngo nta yandi bashobora gusinya. Ariko RDB ni urwego rukuru rw'igihugu, baba bafite imishinga myinshi, bafite buriya byinshi batekereza, ntabwo twabyivangamo cyane. buriya baradutekerereza nyine, bafite izindi plani bashobora gukora kabisa. Aya masezerano aramutse arangiye, ntabwo bamwe mu banyarwanda ubundi impamvu bigaragara ituma baba bakunda ikipe cyane, ni uko ahantu ibi hose usanga hari Visit Rwanda. Mu gihe aya masezerano yaba arangiye, ntabwo gufana ikipe nk'uko bimeze uko bishobora kuba byayigwa oya, twebwe ibyo ntaho bihuriye. Twebwe nk'abafana ba Arsenal twafanye Arsenal n'ubundi amasezerano na RDB atarabaho. Yego, amasezerano yaje n'ubundi dusanzwe turi abafana ba RDB. Hari abafana wenda bashobora kuba barayikunze kubera haje ikirango cya Visit Rwanda, ariko ntabwo mbizi neza ko bashobora kuba bahari cyangwa batanahari. Ariko natwe nk'abafana ba Arsenal twatangiye kuyifana kera, itarajya no mu mikoranire na RDB. rero twebwe ikipe ni yacu, turayikunda, tuyihoza ku mutima rwose, ntabwo twayivaho. uraza kwigora, hari kuzamo ikintu bintu by'umuyaga cyane, uraza kwigora urebe ukuntu umuyaga twawugabanya. Ikindi kintu nifuzaga kuba nakubaza, imikino yagiye ikinwa kugira iki gikombe kigerweho bitewe n'uko yagiye ikinwa. Arsenal yo muri za 2015 n'iyo muri 2025-2026 ibagishije kuri iki gikombe, ni irihe tandukaniro uyibonaho n'iki cyabaye kugira iki gikombe kibe cyagerwaho?
urumva iyi kipe yageze ku gihe cyo gutwara igikombe ntabwo wayigereranya n'ikipe wenda yazaga mu myanya itanu mu myanya urumva haba hagiye hari generasiyo zigiye zitandukanye ariko n'icyo navuga kuri abo bakinnyi bagiye gutwara igikombe ni abakinnyi bafite imbaraga bakora neza ubona ari abahanga ntabwo mvuze ko n'abakinnyi bagiye banyura muri Arsenal batari abahanga ariko ugereranyije n'andi makipe babaga bari guhangana wasangaga Arsenal amakipe bari guhangana ifite abandi bakinnyi bayirusha bivuze ngo uyu mwaka rero bagize karite nziza bameritaga gutwara igikombe kabisa amakipe menshi twagiye tuyarusha karite tuyarusha abadefanse ya Arsenal abo mu myaka yari ikomeye cyane rwose ntabwo yagereranya n'ayandi makipe n'ayandi makipe nayo yari afite ubwugarizi ariko ugereranyije na Arsenal n'ibikorwa bagiye bakora bagaragaje ko ari abadefanseri beza cyane ukajya hagati mu kibuga wadikaranye na esi ni abakinnyi ubona ko bamaze kuba bakuru nyine bari bazi icyo bashaka ni ikipe ubona yari irimo abajene batoya b'imyaka mitoya bafite imbaraga babonaga ko rwose byagaragaraga ko iki gikombe kugitwara biri mu biganza bya Arsenal nubwo hari imikino myinshi yagiye ikina ukabona ntabwo yitwaye neza ariko yari ifite karite kabisa reka ushimire hano hari bimwe mu bibazo nagiye nifuza kuba nakubaza sinzi niba wanyemerera nabyo nkaba nabikubaza hari bimwe mu bafana ba Arsenal bagiye bampambe naza kukubaza niba ari nta kibazo wanyemerera nabyo nkaba nabikubaza dukurikiye muri hangana ni ukuvuga ko ahantu hari imvura irahari ari nyinshi ariko turagerageza tugende tumwumva buke buke uko bigenda biza nari mbabwiye ko hari ibibazo nari naje kuba nategura bimwe abafana ba KGE baje kuba babimpa ibi ni bimwe mu bibazo mwagiye mumpa ariko nanjye hari ibyo ubwanjye nagiye niyongereraho ni ibibazo 12 tugiye kubinyuramo twihuse abe yagira icyo yabidusubizaho ikibazo cya mbere bwana munyamakuru sinzi niba uri kunyumva mbe nakikubwira ikibazo cya mbere nshaka kukubaza nyuma y'imyaka 20 yose wowe nk'umufana wa Arsenal uriyumva ute kugeza ubu ngubu urakoze cyane ikibazo cya kabiri nacyo kiragira iti niki cyatumye Arsenal ibasha kwegukana Premier League y'uyu mwaka yego ikibazo cya gatatu mu byo twagiye dutegura nashaka kukubaza ati uruhare rwa Mikel Arteta urarubona ute muri iyi ntsinzi yo kuba bakegukana iki gikombe yego ikindi kibazo cya kane numva nshaka kukubaza ninde ubona wabaye umukinnyi w'ingenzi muri Arsenal uyu mwaka
yego niwe nagira umuzamu ariko na Zikani Rice hagati mu kibuga nawe namugira umukinnyi w'ingenzi cyane wafashije Arsenal. Ngewe mbajije hagati ya David Raya na Zikani Rice kugira ngo mfatemo umwe biragoye ariko bose bagiye bafashije Arsenal cyane. Ngewe navuga babiri b'ingenzi kabisa. Arsenal ni ikipe twagiye tubona ifite umutima wo kwihangana nta no gucika intege, kuko urumva guhatana imyaka irenga 22 igikombe utagigezaho n'imitwe y'intoki ni ibintu bitaba byoroshye, bisaba umutima ukomeye cyane. Ni irihe somo rikomeye andi makipe yakwigira kuri Arsenal? Icyo cyari ikibazo cya gatanu. Ni ugutegura, iyo wateguye neza ugera kuri ugera ku ntsinzi. Arsenal urabona yubatse poroje, Arteta bamuhaye ikipe ayimazemo imyaka hafi ngaho ategura 3. Eshatu zose zibanza yagiye agarukira ku mwamba adatwara igikombe, hari za Liverpool zamutwaye igikombe na City yagiye imutwara igikombe bahangana inshuro nyinshi. Kwihangana ugategura ukubaka ibintu byawe bikugeza ku musaruro muzima kabisa. Ikibazo cya gatandatu nshaka kuba nakubaza muri aka kanya, nyuma y'uko tubonye Arsenal igiye kuba yatwara iki gikombe, muyiha amahirwe anganutse nk'abafana bayo yo kuba yatsinda Paris Saint-Germain mu mukino kugira nabo babasha kuba bakegukana kiriya gikombe cya UEFA Champions League kuri finali zabahuza bombi? Nayahe mahirwe muri kubona nayo ishobora kugitwara, cyangwa muri kubona munavuga ati niyo twakomezanya icya Premier League kiriya niyo cyarorera tukagumana iki? Nayahe mahirwe mu biha muri rusange? Ibyishimo twebwe nk'abafana ba Arsenal uyu mwaka dufite amahirwe yo guterura Champions League, nayo turayiterura, ntabwo twacika intege nk'abafana. Gusa PSG nayo ni ikipe ikomeye, ni defending champion ishize niyo yayitwaye. Bivuze ngo ni ikipe ikomeye, ariko nkatwe nk'abafana ba Arsenal nta gucika intege, tugomba kuyiba inyuma kandi kiriya gikombe nacyo turagishaka nk'abafana ba Arsenal rwose, tugatwara uyu mwaka ibikombe bibiri, Champions League na shampiyona tuyitwaye byaba ari ibyishimo. Amahirwe turayafite menshi cyane. Finale burya irakinwa, finale yaba ari umukino umwe, ushobora kwitegura neza ukawitwaramo neza. Nta bwoba dufite, tuzakina match kandi igikombe dufite amahirwe cyane, ni 50-50. Twagiye tubona bamwe mu bantu bavuga ngo Arteta ntabwo ashoboye, ngo akeneye kwirukanwa akava muri Arsenal. Ni iki cyahindutse ku bitekerezo by'abantu bavuga ko Arteta adashobora kuba yatwara igikombe nk'iki ngiki? urabona buri muntu wese agira imyumvire ye. Yego. Arteta ni umutoza wagiye, urabona yabanye na Pep Guardiola muri Man City ari umwongereza. Ni umutoza uri kuzamuka, kandi iyo uri kuzamuka bisaba igihe. Yego. Abantu bifuza bavuga ngo ntashoboye, ngo niyirukanwe, ibyo ni amarangamutima y'abantu. Ariko nka Arsenal, nka bodi ya Arsenal yaramwizeye kuko igendera ku byo abafana bavugaga ko adashoboye, iba yaramwirukanye. Ariko trust the process nicyo kintu cya mbere. Bo bizeye icyo yabijeje, baramwizera, none abagejeje ku gikombe cya shampiyona. Ni umutoza mwiza kandi bamwongera amasezerano ahubwo akomeza atoza Arsenal no mu gihe kiri imbere. Kuko ni umutoza mutoya ukiri kuzamuka mu butoza, nawe azagenda yigira kuri ba Pep Guardiola nk'uko yabanye nawe amwungirije muri Man City. Hari byinshi azagenda nawe azamukaho mu rwego rw'imitoreze kabisa. Ikindi kibazo ntabwo kigoye cyane, Bukayo Saka yaba ageze ku rwego rw'abakinnyi beza ku isi? Wari uri ku Bukayo Saka ni umukinnyi mwiza, rega
ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Mm. Bukayo Saka ni umukinnyi mwiza, ni umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi ukiri mutoya, arakuze, ageze mu myaka yo kuba yahatanira ibihembo, nawe rwose ni umukinnyi mwiza cyane. Network zakomeje kugenda zigorana, ariko ndabona mugenzi wacu yarabashije kuba yakomanga akavuga ko hari ubungubu ari kuboneka, network ziri kuboneka. Sinzi niba hari icyo yavuga ku marangamutima yiwe bitewe n'uburyo yakiriye iyi ntsinzi, igikombe kigiye gutaha kuri Arsenal. Sinzi niba hari icyo yadunyurizamo muri make, akatubwira imvamutima ziwe, uburyo yiyumva nyuma y'uko igikombe bagiye kuba bagitwara. Yego murakoze cyane kuduha umwanya. Turabasuje abakunzi bose, abakoze sub, abakora like, share kuri KGE. Kuvuga ngo ku gisata cya siporo byabaye ibindi ijoro, abantu bose bishimye, abandi bababaye. Mbese uburyo twayemo igikombe sitiri harimo amanota 4. bivuze ko Man City match yakina niyo bakayitera amaga, niyo batsinda ibitego 100 ntabwo byarangiye. Bigaragara ko umwaka wa nyuma wa Arteta nawe avuyemo atagitwaye, barakimwatse. Aho kuby'iyi myaka Arsenal yari imaze rwose ni ibintu bitangaje. Ari benshi natwe turimo n'abo turuta wenda batigeze babona. Abafana benshi bagiye kujya kuri Arsenal, ko nk'abagenzi benshi bafanaga Man City kubera iyi myaka ariyo yiganzaga mu bikombe. Yego. Arsenal rero yakoze ibintu byiza. Ikintu cy'ingenzi cyo kwishimira ni ukuba ariyo sezo ya nyuma Arsenal yari yambaye Visit Rwanda ikatwara igikombe. Ni ukuvuga ngo n'iyi jezi ya Visit Rwanda niyo izajya muri mize ya Arsenal nyine, ko ariyo yatwayeho igikombe muri uyu mwaka 2026. Yego. Arsenal urumva kude chapeau kuri bafana bayo, nyuma gereje, ariko nanone dutegereje indi finale ya Champions League. Ubwatwaye ibikombe byombi uyu mwaka wabaye wa Arsenal rwose. Ibyo nibyo mu kanya nari maze kugarukaho, mbaza mugenzi wawe mubaza ati ese birashoboka ko iki gikombe kizabahuza na Paris Saint-Germain, nacyo mushobora kuba mwagitwara, cyangwa muzirara muvuga ati icyo twari dukeneye cyane ni iki ngiki, kira niyo cyarorera, cyangwa intego mufite kuri ubu ni ukuvuga ati ibikombe byombi tugomba kubibika? Gutsinda Paris Saint-Germain byo biragoye pe. Ariko nanone as long as Arsenal iri muri mudu y'abachampioni, urumva banika amata cyangwa bakongeramo imbaraga zishoboka, kubera ko baba bamaze kujya muri iyo mudu y'intsinzi, bumva na confidence yazamutse. Naho Paris Saint-Germain hariya ibike izabatsinda ni nka 2, ariko hariya mu babetinga umuhagurana no kwinjizanya nawe yayabona. Ntabwo nemeranya nawe. impaka dushobora kugenda tugaparika bisi tugakora kota attaque tukarya igitego kimwe bikarangira. Nta mpungenge na zito ngewe mfite iriya finale tuzayikina, ngewe umufana wa Arsenal tuzayikina, ngewe icyizere ndagifite kabisa. Ibyo byo guparika bisi ntabwo wabizana kuri Paris Saint-Germain, uzi ko n'urugi barusunika mpaka ruguyemo. Kandi nzayikubita igitego kimwe nitwaza igikombe. Ariko nibyo navugaga rwose, uyu mwaka no Arsenal rwose nubwo yarashe ibindi bikombe 2, ariko buriya gutwara nuriya niyo yareka Champions League igatwara English Premier League, buriya nabyo ni ishema ku bafana bayo. Iyo twarangije kuyitwara, rega match zizaduhuza na Crystal Palace niyo twayinganya kuritsindwa byo ntibinashoboka, kandi niyo twanayitsindwa urumva match imwe niyo isigaye, kandi Man City turayirusha amanota. Bivuze ngo iriya match ya Crystal Palace tuyitsinzwe, Man City igatsinda match yayo hanyuma ya Aston Villa, n'ubundi twaba tuyirusha inota rimwe. Bivuze ngo igikombe twagitwaye byarangiye. Igikombe cyo byarangiye, niyo bayitera amaga ku mukino wa nyuma ntabwo ntacyo byahindura.
ndakomeza nkubaza, urabona hashize imyaka 22 nkawe ubwawe wari utarigera ubona Arsenal itwara igikombe na rimwe, wabonaga ijya gukina igataha uko yagiye ntibe yakoze imitwe y'intoki ku gikombe. Nyuma y'imyaka 22 yibitse igikombe cya 14, kuri wowe nkawe urabyumva ute? yewe icyo mvuga buriya Arsenal wenda network nyizagarutse muri kuvuga kuri ba Bukayo Saka. Arsenal ni ikipe ifite abakinnyi bamaze kumenyerana, kumva mood bari muri mood imwe, bari gusubiza umugozi umwe, barashaka kugira igikombe batwara kandi babigezeho ejo hashize. Noneho n'ikindi wareba buriya Arsenal yarahindutse cyane hariya muri Emirates, kuko urebye n'ubushize ntabwo abafana ba Arsenal bajyaga bacana biriya by'imiriro y'imituku byo gutanga diverisere, gutegereza bisi, gusuhuza abakinnyi. Ariko muri iyi sezo iri kurangira rwose urabona barakangutse, babonye ko byose bishoboka. Nk'uko batubwira kutugezaho kudusoza biriya His Excellency yavuze, still na His Excellency yishimira, ni ikintu twishimira cyane Rwanda. reka dufate akaruhuko gatoya tube twasoma ku mazi, ubundi dukomeze n'ibibazo bikeya bamwe mu bafana ba KGE bagiye bampa, muze kuba mwabasubiza. Hasigaye ibibazo bikeya, ndifuza ko ari nkawe waza kuba wabisubiza, ntujye kure, reka dusome ku mazi gatoya. Mugenzi wawe hari ibibazo bimwe nari nagiye mubaza, bundi nari nateguye ibibazo bigera muri 12, usanze yari abigeze kuragenda bisubiza, ariko hasigaye bikeya muri ibyo bibazo, ndifuza ko ari wowe waza kuba ugenda ubisubiza. Nk'ikibazo twari tugezeho kuri ubu, ni iyihe kipe yabaye umunwanyi ukomeye wa Arsenal muri uyu mwaka mu mikino yagiye ikina cyane? Umunywanyi ubwo ni ukuvuga ikipe, ni ukuvuga nk'urugero nk'abafana ba Arsenal nyuma yo kugitwara bose babyishimira, Man U niyo yabarwaniragaho, niyo itabifurizaga ibyiza. Ariko urebye na Man City hano ngenda navuga ko yarekuye kare rwose, yagakwiye kuba yakomeje. Man City iriya match yanyujemo ndetse igitego harandiye abonye nyuma, Man City yagiye ibona uburyo bwinshi ariko ukabona nta mbaraga iri gushyiramo. Ariko Arsenal kude chapeau kuri yo rwose. Naho ubundi ikipe nakwita umunywanyi ubwo navuga Man City, bakubanye ku gikombe kugeza habura umukino umwe. Waba uyise umunywanyi wayo ku rwego kubera uyu mukino waje kuba inganya 1-1 ikanga kuba yahatana ngo igikombe ibe yagitwara, niho uhera uyita umunywanyi wa Arsenal? Oya, sinaho gusa kuko bagiye bakubana, hazamo amanota 3, hajyamo ikinyuranyo cy'ibirarane. Urumva icyo nakwita nk'umunywanyi ni handi ikipe imwe irangiza gukina inyotohereza ibitazindi kipe. Nk'uko nk'abafana ba Man City baraye batsinzwe, Arsenal ikaba ari iserebura ko itwaye igikombe, mbese njye ndumva arabona ariyo nakwita umunywanyi. Urakoze cyane, reka dukomeze n'ikindi kibazo. Ese iyi ntsinzi ni intangiriro y'igihe kirekire Arsenal ishobora kuba kumara itegeka, cyangwa ni bya bindi bigiye kuza by'akanya gato kugira bishime banashimishe abafana bayo? Ntabwo ari ibintu bigiye kuba byamara igihe gikomeza ihora itwara iki gikombe, ni ibintu by'akanya gatoya. Ukurikije nk'ijisho ry'umusesenguzi nkawe urabibona gute? Yego. Na 26 na 27, sorry, ni ukuvuga ngo ureba Man U nayo yageze muri Champions League. Man U nayo yamaze kuzura umutwe, Arsenal yaje, City itangiye gucika intege, Chelsea igiye gukora impinduka. Ni ukuvuga ngo iyi ni sezo tugiye kureba English Premier League ikomeye tutigeze tubona, noneho irimo icyo nakwita combativity cyangwa ihangana ku makipe yose, ahandi usanga nta kipe imwe idomina. Byabaga ugasanga muri Premier League ikipe imwe itwaye igikombe mbere y'imikino nk'ine byaramenyekanye. Yego. Ariko icyo ntabwo hameze cyo Arsenal nayo ntabwo ifite kurekura nyuma y'iki gihe cyose.
ubu nigira amahirwe igatwara iyi Champions League ubwo bizaba ari ibindi bindi. Twihuta tugana ku musozo dusigaranye iminota 3 ndashaka muyibyazemo umusaruro mwembi ibibazo uko ari bibiri ndashaka mwembi mu binsubije ariko buri wese afite iminota umwe afite umunota umwe n'igice undi afite umunota umwe n'igice ikibazo mushaka ko musubizaho mwembi mu ijambo rimwe cyangwa abiri wasobanurira ute abakurikiye KGE iyi ntsinzi ya Arsenal ni gute wayibasobanurira? Ikintu cya mbere cyo njye nakora iyi ntsinzi ya Arsenal urumva twese ni ukwishima n'igihugu cy'u Rwanda n'umuntu udafana Arsenal wari wo kwishima kuko urumva ni umupatina wacu niyo sezo ya nyuma nk'uko natangiye mbivuga haruguru igihe cyose wajya muri mizi ya Arsenal uzajya usangamo ko nyuma y'imyaka 22 Arsenal yatwaye igikombe yari yambaye Visit Rwanda niyo bitazongera kubaho ko yamamaza rero ngo iyi ntsinzi ya Arsenal nayitura buri munyarwanda wese n'abakunzi ba KGE Empire namwe mbashimira muba mwaduhaye kandi mbwira abakunzi ba KGE to stay tuned, like, share, like and comment. Na mugenzi wawe yagira icyo asubiza kuri icyo kibazo narimbaje kwa nabaza nk'uko mugenzi wanjye nawe yabivuze ni ibyishimo ngira ngo hari n'abafana benshi baraza kujoyininga Arsenal kubera ko yatangiye gutwara yatangiye kugira ibyo igeraho ni ibyishimo nyine urabyumva nkatwe nk'abafana ba Arsenal ariko ni n'ishema ku gihugu cyacu tunashimira umukuru w'igihugu ureba kure akadutekerereza ni ishema kabisa nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze buri muntu wese uzavuka nyuma yacu azasanga Arsenal yaratwaye igikombe iri kumwe na Visit Rwanda yaragiherukaga mu myaka 20 ni ibintu bizaba ari ibintu byo kwishimira kabisa. Si ibyo gusa n'ubwo iminota tujyanye tugiye kwiyongeza iminota igera muri 2 kugira mugire ikindi kintu muba mwarenzaho kuri uko ndashaka mugenere ubutumwa abafana ba Arsenal bamaze imyaka 22 bategereje iki gihe reka mbasabe twongereho iminota 2 ku masaha twari twihaye kugira mubashe kuba mwagenera ubu butumwa abafana ba Arsenal. Sabye ko hari ubutumwa mwagenera abafana ba Arsenal baye bamaze imyaka 22 bategereje igihe nk'iki ku bwawe nuwe butumwa ushobora kuba wagenera nk'umufana cyangwa abafana bitewe naho ari aherereye aho azakurikirira iki kiganiro nuwe butumwa wamugenera muri aka kanya? Mwakoze ngiye ubutumwa namugenera no kumuha felicitation ni gushima Imana rumva byari bigoye ariko baranakoze barabikoreye rwose barabidizavinga yego ariko nanone kandi kantu nababwira kuri Champions League aya ni amajoro y'abagabo kuba mwarageze finale aguzaho uburenganzira bwo gutsinda reka dutegereze ku itariki 30 n'abakunzi ba KGE ushaka kubatera ubwoba tuzabe tureba uburyo Arsenal izahagarikwa hariya rwose aho ngaho ushatse gutera ubwoba yego reka twumve na mugenzi wawe ubutumwa yaza kubagenera. murakoze cyane njye ntabwo bwa PSG mfite yego Arsenal bitegure nk'uko bari basanzwe bafana Arsenal bafane bashyira umutima kandi bakomeze bakunda Arsenal nicyo nababwira mbashishikariza rwose gukunda ikipe ni yacu turayifana iduha ibyishimo nabashishikariza n'abatarafana Arsenal gufana ikipe itsinda ubu twaje mu rwego rw'amakipe atsinda natwe twagarutse mu ruhando mpuzamahanga kabisa ubu ngubu nabifuriza kuryoherwa n'ibyishimo bagize kabisa. yego reka mbashimire ku mwanya mubashije kuba mwagenera KGE ni iby'agaciro cyane turabashimiye kandi tunabasaba ko n'undi mwanya mwazaba mwakenerwa kuri KGE mwazayihereza umwanya tukongera tukagirana ibiganiro nk'ibi ngibi muri siporo mukagerageza mugakoresha ubusesenguzi bwanyu mufite ku makipe agiye atandukanye. Reka tubashimiye tuvuga ati mwakoze cyane keretse niba hari ijambo buri wese yaba afite yarenzaho mu masegonda 30 nyuma y'ikiganiro twaba tumaze kuba twagirana.
Reka dushimire n'abakomeza kubana natwe kuri iyi YouTube channel. Ni yacu ni yanyu. Niba utarakora subscribe akaba ari ubwa mbere uyigezeho, turagusaba gukora subscribe, ubundi tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi mu bimwe mu biganiro bijya bigenda binyura hanga. Hano uzagenda uhabonera ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ntabwo tuzibanda ku kintu kimwe kuko abafite inyota yo kumva ibintu byinshi muri benshi, no mpamvu natwe tugomba kugenda tubaha ibintu byinshi. Reka ngushimire, komeza ubane natwe wo kujya kuri yacu, ubundi ugenda ubona ama update agiye atandukanye. Murakoze cyane.